wasanga ugita umwanya wawe kuri keyboard uri kwandikira umuntu kuri WhatsApp, uko wavuga ibintu byandika muri screen ya telefone yawe nta kintu byinshi bigusabye. Muri iyi video ngiye kukwereka uko bikorwa. Iyi video yacu irimo ibice bibiri. Igice cya mbere ngiye kukwereka setting urakora kugira ngo ibintu ubashe kubikora, na igice cya kabiri nkwereka uburyo uzajya ubikora kugira ngo uhinduranye niba ushaka kuvuga Ikinyarwanda cyangwa Icyongereza bikandika muri screen yawe. Ariko nyaboneka liking iyi video, ukore subscribe niba utarayikora, ndetse ugire icyo tubaza muri comment. Let's go dutangire nkwereka uko bikora. Kimwe mu bintu uri bukore rero, uraza ureba ahantu hari application yawe ya WhatsApp, yawe ari WhatsApp Messenger cyangwa ari WhatsApp Business, ufungura imwe muri izo WhatsApp. Twebwe dukoresha WhatsApp Business. Noneho ikintu uri bukore hano, urategereza WhatsApp yacu ifunguke. Noneho uraza hano uhitemo umuntu mugiye kwandikirana, urebe hano hantu handitse message. Noneho icyo urakora, uraza urebe hano hantu handitse aka setting, noneho urakandaho. Ukandaho rero urabona bari bukugeza hano hantu handitse language. Language rero uraza ukirikeho. Noneho icyo uri bukora, ugeze hano muri language urascrollinga gake usa n'uzamuka, urebe hano hantu handitse add keyboard. Add keyboard uraza ukirikeho. Noneho niba kugeza hano add keyboard, uraza ukore hano hantu handitse search language. Noneho nenda wandikemo English rero witsa wakwereka English. Noneho twebwe hano turakirika kuri English Kenya cyangwa se ururimi ushaka. Noneho icyo urakora kugira ngo urwemeze muri keyboard yawe, uraza ukande done nyine ukwereke ko byarangiye. Noneho icyo uri bukore, uraza ukirika hano usubire inyuma, usubire kuri wa muntu mugiye kwandikirana. Icyo urakora rero, uraza urebe hano hantu hari akantu kameze nk'umubumbe, hano hepfo hari Ikinyarwanda, ukandeho ugenda uhindagura indimi mugiye kwandikiranamo, cyangwa se kugira ngo ibintu uri buvuge bize kwiyandika muri urwo rurimi. Nenda twebwe reka dusubizemo ururimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo bibashe kuri butworohere. Ururimi rw'Ikinyarwanda rwagezemo rero, kubera ko hari ibintu byinshi hano ushobora kuba ugiye kwitaho. Turi gukoresha ino X recorder, tukaba turi gukoresha na WhatsApp, ntabwo twakoresha microphone ebyiri icyarimwe. Reka duse n'abafunga, noneho tuvuge ibintu byinshi icyarimwe, twongere dufungure urebe ukuntu bizahita byandika mu rurimi rwawe rw'Ikinyarwanda wahisemo. Urabona rero ko twamaze kwandika ibintu byinshi, twagiye tuvuga bihita byandika muri screen yacu ya telefone. Noneho ugahita ubyoherereza uwo muntu agari wihite abibona. Urabona ni ibintu byinshi twanditse muri aya masegonda abiri twari dufunzeho, kubera ko iyo uri gukoresha screen recorder uri no gukoresha ino microphone ya WhatsApp, abantu benshi mukora content murabizi ko bidakunda. Nyaboneka rero niba ifite bibaye gufashe, kora like, kuri subscribe niba utarayikora, ndetse utubaze no muri comment turagusubiza.